Ndabashuje mwese kuri iki gicamunsi twakozeho ubukwe bwacu kandi nshimira mwese mwaje mu bukwe bwacu. Byari urugendo rutoroshye ariko hamwe namwe tubigezeho, tukaba rero tubashimira kandi twifuza nyine kubagezaho urugendo rwacu rw'urukundo rwanjye na Louise. Murakoze. Amazina ni Ingabire Louise. Nanjye nshimira abantu bitabiriye ubukwe bwacu, babutashye, inshuti n'abavandimwe. Ntabwo byari byoroshye ariko Imana yahabaye. Mwakoze kwitabira, Imana ibahe umugisha. Bwa mbere mbona Louise Ingabire namubonye ari mu rusengero, ndeba inambuko yiwe, ndeba ukuntu areshya, ndeba physical appearance yiwe, numva ndamukunze. Nangira kwibaza ukuntu nabona nimero ye, mbona atangiye kwishakisha, mbona nimero ye, hanyuma rimwe ndi ku kazi ndamwandikira, mwaka udufoto twe, aratuma musaba gusevinga nimero yanjye, mbona arayisevinze. Next time mutumira kuza kunsohoza, mbona araje. Urugendo rwacu rutangira uko nguko. Umunsi muhura na Dismas ari umunsi wa mbere ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2021, ubwo twahuye turaganira, arangije ambwira ko nkunda, sinahita musubiza, irangira nyine ndagenda. Ariko namba yiwe nari narayibonye hashize iminsi, numva naje kugenda mwiyumvamo, mwemera urukundo. Ikintu cyiza Ingabire Louise yankoreye kigatuma mukunda cyane nuko yambabariye. Mu rugendo rw'urukundo hari igihe twakundanye tugeraho turashwana, hanyuma n'igihe baramuhemukiye nkumva ntabwo mwiriye kubabarirwa, gusa nka nyuma y'amezi 3 musaba imbabazi arambabarira, numva ndanyuzwe. Rero mpita mfatiraho kumukunda cyane, mpita namusaba ko twatanga gahunda z'urukundo, ngakomeza kumukunda paka finali nkuko twabyifuje. Icyiza yaba yarankoreye nuko gusa kwemera ko umuntu mubana ni byiza cyane, abaguhaye agaciro ko abandi baraza abandi bakagenda. Icyo cyiza n'indangarire. Igihe namenye ko namukunze natangiye kujya muhangayikira cyane, yaba atarataha nkumva ndahangayitse, nkabura ibitotsi, yambwira nabi nkumva binkoze ku mutima, nkagerageza kubyihunza ariko bikanga. Ubwo natangiye kumva ko noneho Dismas nanjye nakunze. Ikindi yahoraga aza mu nzozi zanjye za buri munsi, nkabona ateruye umwana. Igihe namenye ko namukunze, nabonaga umutima ukandya, yaba agiye kumpamagara nkahita niyumva ko agiye kumpamagara, cyangwa rimwe yampamagara nkamubwira ko nanjye ngiye kuguhamagara, numva nicyo kimenyetso cyatumye namukunda. Ingabire akunda kwitabwaho. Ikintu cyane akunda cyane, nzi ko akunda umuntu umwitaho, umuha agaciro, umwumva, mbese akunda keye. Ikintu cya mbere akunda gusenga cyane, akunda umuntu umwubaha, akunda umuntu umuha agaciro, akunda umuntu umukunda nawe akamukunda, just umuntu umuha n'umwanya. Ibintu tugunda guhuza, just ubundi nkunda ko tujya gusa. Ikindi twese turababarira, rimwe na rimwe igihe tuba twarakaranije, nkajya kubona nkumva arasetse nanjye ngaseka. Ubwo twese rero kuba twarakaye, undi agaseka n'undi agaseka, hagira uwivumbura, ndabikunda cyane. Ikindi kuba dukunda gusenga twese, nawe iwanyu ndi mu gusenga. Ikindi kuba akunda iterambere y'urugo, ari umugore ukunda gukora, numva mbikuze cyane kuko turabihuje. Ibintu bitatu duhuriraho nanjye nzi ni ugutanga imbabazi. Gutanga imbabazi. Ikindi cya kabiri dukunda gusenga twembi, nibyo tubihuriraho. ikindi cya gatatu
kubahana. Babyeyi bavandimwe rero nshuti imiryango yateranye twakubw'Imana na Twanzeyimana, turabashimiye cyane kuba mwadushyigikiye muri buno bukwe bwacu. Ni urugendo rutari rworoshye mu rukundo rwacu kuva 2021 ze ngo imyaka 3 yose rimwe na rimwe umwe aradasinziriye twatonganye ntabwo twarwanye bataye ababyeyi nawe ntabwo twarwanye gusa twaratonganaga rimwe na rimwe. Ndibuka ari ngenda mututse gusa nyine ikintu cyadufashije gukomeza runo rugendo rwacu nuko twahoraga dusabana imbabazi, ikindi tugasenga. Kimwe mu cyanyubatse mu rukundo nuko iyo ufite isezerano kandi waravuzweho n'Imana, Imana rero ibasha kurinda iryo sezerano. Twashwanaga kenshi ariko nyine namubona ko mwiyerekwa kenshi nkaba buriya niwe mugore wanjye. Ndibuka igihe kimwe tumenya nawe baby yarananutse, sheri warunanutse. Yego ndabyemera. Tumenya nawe warunanutse, noneho bandi mwiyerekwa narabonye umuntu ubyibushye, nanjye nangira gukunda uwo muntu ubyibushye. Hanyuma rimwe na rimwe yakigira nayo nkahita mvuga se undi gutura umuntu yaba umugore wanjye aterewe nabonye mwiyerekwa. Akaba ari igihe nyine murota nkabona ko ari we mugore wanjye, ariko natubona ukuntu kananutse nkabona ntabwo ari ibyo byose. Anyway, nubwo reka dukundane ndabizi tuzashwana, ariko nyine ntegereza ko dushwana ndaheba kugeza ubwo urukundo rugenda rukura. Wari ubitegereje ko dushwana? Nari mwibwiye mbona dukundane ubundi tuzashwana ndabizi. Ariko nanone ahandi ikintu cyatumye dukomeza urukundo rwacu, nagiye gusenga bakumbwira rero nanjye ariko ibuka ubiye batakubwira ngo bakomeza kunkunda. Ntabwo nagukundaga cyane, nabonaga uri aho ngaho, ntabwo wari ubyibushye. Byatumye nkunda cyane uko yanjye umubiri wawe nyine ndagukunda cyose, ntuzananuka uvuga. Ubwo ni nanuka uzanyanga? Oya, nzakwitaho wananuka gutese. Rero ndamukunda, none ngiye gusenga bamumbwiye ndushaho kumukunda. Umunsi bamumbwiraga twagiye gusenga nibwo natashye ndamuhamagara, nangira kumubwira ko nshaka ko twazabana, nangira kubisengera. Rero ntabwo biba byoroshye uyitangira kubisengera, ahubwo nibwo intambara nyinshi zigenda ziza cyane ko twarakundanye turakunda nk'abantu bagiye kubana turashwana. Tugezemo hagati turashwana, hashira amezi 3 yose nawe uvugisha undi. Beho warakoze kumbabarira, nyuma yaho nonyandagaruka kurambabarira, ariko nagarutse ko yana nakorose. Ngenda gukunda rero muri make babyeyi, n'urwo rugendo rwacu ariko cyane ko twabifashijwemo no gusenga. Imana nagenda ibana natwe. Sheri wenyine nawe babwira abantu nyine bitabira ubukwe bwacu, runo rugendo warubonye gute? Ntabwo byari byoroshye urugendo babyeyi n'abantu bitabiye ubukwe bwacu, byari urugamba rukomeye. Nawe urabyumva ngo 21 rero byari urugamba rutoshye kwiza amagingo. Yageza mu kwa kabiri k'uyu mwaka 14 ubwo nibwo twashyize mu bikorwa ibintu by'umubano, nibwo proposal yabaye dutegura ko twakora ubukwe kuri iyi tariki. Imana bidufashamo hamwe no gusenga, ntabwo byari byoroshye kuko byarakunze. Turabashimira. Ndibuka icyatumye nkora proposal babyeyi, rati impamvu nakoze proposal y'amezi yose mumva mu kwa kabiri twaba tugeze hafi mu kwa 8, ubundi ba propose abandi batababana. Narebye nabati umukobwa nuko ngumeza kumurota, ariko wasanga bazamuntwara. Bati rero reka mu propose bibe biri official, ababyeyi bamenye ko dukundana, ibintu byo kubishyira mu ibanga wabishyira mu ibanga, hanyuma mukazashwana, mwashwana umuntu agasigarana agahinda wenyine mu mutima. Babyeyi ari ukuntu mubona tunanuka buriya kandi umuntu yashizemo mutazi ibyo aribyo, buriya ni urukundo. Wowe impamvu utabyushye nuko wakunze cyane se? Nari narashize. Ubu ngubu none ngiye kubyibuka kubera noneho wowe nakundaga yari ari kure yanjye, ariko ubu ngubu bagiye kuzajya bari iruhande rwanjye, numva ni ibintu byiza cyane. Rero nahise mfatiraho nyine ndamuproposa. Hari abo mwabonye amafoto murabizi babyeyi, bari mutangira kumbaza ngo byagenze bite. Nuko nguko rero najyaga atazamutwara rwose, ariko hamwe no gusenga hamwe no kumba hafi namwe ndabona ko ndamutsindiye uyu munsi.
ndibanza ushimire turashimira abantu bose bitabiriye ubukwe bwacu, abavandimwe ba pare, ba marene batubaye hafi. Ntabwo ari ngombwa ko tubavuga, ariko muri ku mutima wacu mwarakoze cyane, badutwerereye, sibyo? Abantu benshi bagize uruhare mu bukwe bwacu, abadusengeye, ni ukuri Imana ibaha umugisha, mwarakoze cyane, kandi hamwe n'Imana tuzajya dushoborwa natwe tubasengere. nanjye ndagira ngo nshimire abantu baje mu bukwe bwacu, abatubaye hafi, muri benshi kandi ndabizi ko mudukunda, ndabizi ko mutureba mukatwishimira. Double C family mwatubaye hafi, turabashimiye cyane. Papa Tony na Mama Tony, Korari Amahoro, murabizi twasenganye kenshi, Imana ikatuvugaho. Turashimira Auntie Flavia, abo muri Zion bose turabashimira cyane. Abera dukorana umurimo w'Imana, abaririmbyi, bavuga ubutumwa, abaramyi, abariva, Shamo Worship Team. Mwese twagiye dufatanya muri runo rugendo, haba muri proposal, haba mu gusenga ndetse n'ibindi byose. Na timu yose rishinzwe gutegura ubukwe, ba pare, ba coordinator bacu, ba MC Inkotanyi rwose bubahwe, turagushimiye. Kandi akazi uri gukora, akazi uri gukora ubu ngubu n'ahangaha mu bukwe turakabona, no twatangira mu gahunda zacu, turabigushimiye. Ababyeyi mwazindutse kare muva mu ngo zanyu muza kudushyigikira, abo muri AR mwubahwe cyane rwose. Abantu baje muri Shinshanji twabashimiye cyane, twabishimiye, turabareba, kandi urukundo rwanyu n'imbaraga zacu cyane, ko nanone ko mwadushyigikiye. Natwe tubaye family imwe, family Dismas, bagiye bavuga ngo ni couple wenda y'abasheri kwitana, ariko ngo ni family Dismas, we are one, nge na Louise, umugore n'umugabo. Rero aho muzadukenera tuzaba duhari ku bwanyu, ngo namwe tubashyigikire, haba mu byago, haba mu byiza, turi kumwe. Murakoze cyane.